Ubusanzwe kuyoba ni ibintu bisanzwe, ariko muri no minsi kuyoba mbifata nka bifata nk'ibintu bidasanzwe, kubera ko aho ikoranabuhanga rimaze kugera ntabwo agakwiye kuba uyu munsi ukiyoba umuntu yakuyobora, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga biterwa n'umuntu wakuyoboye nawe utazi uburyo ayobora, bitewe n'iki kutamenya gukoresha rya koranabuhanga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye na maps. Hari ama apps menshi usibye ko abantu bamenyereye iyi ngiyi yitwa Apple Maps cyangwa se Google Maps, hari zitwa Waze, hari zitwa Maps.me, hari zitwa MapQuest ndetse n'izindi. Gusa izo abantu bamenyereye ni izo ngizo eshatu, hari yitwa Maps.me, Google Maps ndetse na Apple Maps. Izi nizo tugiye kuvugaho uyu munsi. Kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu bica hano umunsi ku munsi, biragusaba gukora subscribe ndetse ukakanda n'inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Iyi ni Room-Z. Reka twibande kuza abantu bakunda gukoresha cyane. Hano turavuga Google Maps. Reka rero dufata kwanza. Iyi Google Maps ubusanzwe ikora ite? Iyi Google Maps yifashisha amakuru yacu tuyiha kugira ngo iyobore abandi. Reka dufate nk'urugero. Iyo ufite business uyishyira kuri ya map kugira ngo uyobore abakugana. Ikindi kandi hari abantu bitwa aba local guides bafasha abandi bantu mu rwego rwo kuyoboka. Ikintu bakora rero, bongeraho uduce tumwe na tumwe tuba tutari kuri maps, bakongeraho inyubako, bagasharingamo amafoto ndetse n'amavideo, bakora ama review, bashobora gusiba cyangwa se bakimura place runaka cyangwa se inzu runaka kubera ko wenda ishobora kuba yarashyizweho nabi. Kuri Google Maps kuba ubonaho Room-Z ntago ariyo yishyizeho cyangwa se ntago ari Google yaje kuyishyiraho, ahubwo ishyirwaho na ba nyirayo cyangwa se bamwe muri babandi bitwa aba local guides. Aba ni abantu bakunda gutravelinga cyane ku buryo nawe ubishatse ushobora guhita uhinduka mu local guides uyu munsi. Ntago bigoye, ni ibintu byoroshye. Icyo bigusaba ni ugusharinga amakuru wabonye kuri ya Google Maps. Urundi rugero naguha, tuvuge wenda urugero kuva nko mu mujyi ugana nk'Iremera, hari igihe gisanzwe gikoreshwa yo kugerayo. Kuva mu mujyi ugera i Remera ubusanzwe hari igihe gisanzwe gikoreshwa, ariko hari igihe gihinduka bitewe n'amakuru abantu bari gukoresha uwo muhanda bari gutanga kuri map. Iyi map yifashisha GPS ndetse n'amasensa agiye atandukanye kugira ngo itange ayo makuru kuri map. Hari igihe uzabona ahantu harimo ambutiyage ariko nyine ukabibona kuri maps. Icyo gihe ni amakuru y'abantu baba bafite amatelefone hafi aho ngaho, ikifashisha GPS ndetse n'amasensa y'amatelefone kugira ngo igaragaze ko aho hantu harimo ikibazo. Mu rwego rwo kuyobora rero, ntabwo wari ukwiye kuba ukivuga ngo urakata kwa Kazungu, umanuke ahantu bacuruza inyanya, uce ku mukorodoniye, ugere ku giti cya avoka ubundi ukate iburyo. Hari uburyo bwifashishwa mu gusharinga amakuru kugira ngo umuntu urangira akugereho byihuse. Hari izo twita pin. Upininga kuri ya maps, noneho umuntu akaza akurikiye ya pin akakugeraho. Ubundi buryo bwifashishwa ni live location. Bivuga ngo ahantu uri cyangwa se uburyo urimo ugendagenda, umuntu ashobora kugukurikira nubwo waba uri mu bantu benshi cyangwa se uri mu hantu h'akajagari, umuntu ashobora kugukurikira ahantu uri kugendagenda cyangwa se uhagaze akarinda akugezeho bitewe na ya live location wamuhaye. Iyi live location imara igihe runaka ikarangira. Ubundi buryo bwiza bwo kurangira ni ibijyanye n'imihanda. Igihugu cyacu kirimo kirihuta mu iterambere ku buryo imihanda myinshi igiye ifite amanimero. Ni nako kandi ibipangu byinshi biba bifite amanimero. Umuntu ashobora kuva muri Amerika aje ku gipangu runaka bitamusabye kuyoboza buri muntu uwo ari we wese. Tuvuge nk'urugero aje iwawe. Nimero z'ibipangu ziba zirimo amakuru yose ahagije kugira ngo umuntu aze ahite akigeraho ako kanya bitamugoye. Haba hariho nimero y'umuhanda ndetse na nimero y'igipangu. Tuvuge nk'urugero umuhanda KK 500 ST ukaba ufite igipangu 35. Icyo gihe nimero y'igipangu izaba ari KK 500 ST 35. Nuyihereza umuntu aho yaba ari hose, azaza agere kuri cya gipangu atiriwe ajya kuyoboza
abamotari cyangwa se n'abandi bantu bose yasanze ku muhanda, kubera yuko iyo nimero wamuhaye yuzuyemo amakuru yose. Aramutse ataza ako gace ashobora kwifashisha Google Maps cyangwa se n'izindi maps agashyiramo ya nimero y'umuhanda, iyo map ikamugeza kuri ya nimero y'umuhanda, yamara kugera kuri ya nimero y'umuhanda ubundi agatangira gushakisha igipangu aho kiri. Mbibutsa ko ku muhanda street runaka cyangwa se avenue, ibipangu biba bihari, uruhande rumwe ruba rugabanyika kabiri, urundi rukaba rutagabanyika kabiri. Ni ukuvuga niba ku gice cyo haruguru ari 1, 3, 5, 7, 9, 11, ubwo ku rundi ruhande azaba ari 2, 4, 6, 8, 10, 12 gutyo mpaka. Ikindi kandi ntago ibipangu bizaba birebana tuvena nka 1 cyangwa ngo birebana na 2 cyangwa se 5 birebana na 7. Hari ahantu uzagenda ku ruhande rwo haruguru hasange 5, ku ruhande rwo hepfo uhita uhasanga nk'ijana50. Ibyo biterwa n'umubare w'amazu aba ari ku gice kimwe uko angana no ku kindi uko angana. Ku bantu bakoresha Android ya 16 yamaze kugera hanze. Iyi operating system bapdatinze cyane ku bijyanye na security, ndetse nk'uko turi kuvuga kuri map na map bakaba barayapdatinze ku buryo izajya ikubwira igihe umaze gukoresha n'igihe usigaje kugira ngo ugere ahantu ugiye. Yego byari bisanzwe ariko ubu ngubu yavuguruye ku buryo bwiza cyane. Abantu batarapdatinga mushatse mwakwa-updatinga mugakomeza kuryoherwa n'ibyiza byinshi. Ese ubundi wowe iyo ugiye kurangira umuntu umurangira wifashishije iki? Birangire none kuvuga ngo kwa kazungu cyangwa se umuntu akagenda bazabaza abamotari, muhereze pin cyangwa se umuhe live location akugereho mu buryo bwihuse butamugoye. Ni ibintu by'ibisirimu, tugendane n'ikoranabuhanga kuko n'igihugu cyacu nacyo kirimo kirihuta mu ikoranabuhanga. Wakoze kubana natwe, ukomeza kugira ibihe byiza, wibuke gukora subscribe kugira ngo tukomeze tujye twungurana ubumenyi mu bintu bigiye bitandukanye. Ciao.